ubu ngiye ntarashaka nahuraga n'ibigeragezo byinshi cyane ariko aho maze gushaka ngubu ndajya mu kazi nkamenya ko ufite inshingano mbere nabashaga kujya mu kazi nkavuga ese ko ngewe ibyo nabonye bibasha kuntunga kuri nge ibiganiro bihagije ibiganiro bihoraho hagati y'abantu babiri bashakanye ni ngombwa cyane kuvuga ngo uwo mwashakanye iyo hagati yanyu mwembi mutaganira shitani razi kaganiriza umwe ku giti cye icyo kintu uracyumva ndacyumva shitani iganiriza umwe ku giti cye byari ikamubwira ibye ikazi kajya kundi ikamubwira ibye hagati yanyu rero hazamo gushwana umugore urabanza ikintu cya mbere ukamwereka ko uhari ukamwereka ko igihe agukeneye akubona kandi zake wamuhaga ntizirangire kuko ukazongera ese ubwo uzabana n'umugore amara icyumweru utaramubwira ngo uramukunda kandi buri munsi mu gitondo waramubwira ndagukunda saa sita ndagukunda rimwe bitewe n'akazi ukora ukinyabya inyuma ukavuga sheri ndagukunda agatelefone ka buri kanya ariko umusize mu rugo ni nk'ubusize mu rugo se ikintu bita gusaba imbabazi ikintu nakivugaho kera nyiri umusore ntabwo nari nzi gusaba imbabazi numvaga ko umwanzuro wanjye ari uwo igitekerezo cyanjye ari icyo kigomba kumvikana nyine nkumva ko icyundi ariko maze gushaka Imana igihe umugisha umugore wanjye niwe wanyigisha gusaba imbabazi turabasuje kandi tubahaye ikaze abakunzi ba Elifam Media kandi dukomeje kubashimira urukundo mukomeje kutwereka ndetse n'uburyo mukomeje kutubwira ngo courage mu byo mukora kandi gukora kwacu kwa cyane ni mwebwe mu bidutera rero uwo muri kumva kuri mikoro ni Esteo ubakunda cyane kandi nabasezeranyije ku rukundo mbakunda rutazahinduka ruhora ari rwinshi cyane reka wowe utameze neza wowe utishimye ndetse nawe bitameze neza mu mufuka nkubwire ngo ihangane cyane kubera ko uyu munsi byaba bitameze neza ejo bikagenda neza kandi Imana irahari ku bwawe rero newe iteka n'ishema ryo kuba ndi kumwe n'abagabo beza cyane harimo umwe tugabwe tumenyeranye Asumani muramuzi muramumenyere kuri Elifam Media hanyuma ariko hari ababa bafunguye bwa mbere Elifam Media reka batangire batwibwira muri rusange ubundi dukomeze bakunzi ba Elifam Media nkuko mwabyumvise cyangwa musanzwe munyumva nitwa Kamanzi Asumani umupapa wubatse arakoze cyane reka na mugenzi wacu nawe abibwire hanyuma dukomeze tuziranye cyane kandi abakunzi ba Elifam Media mujye mwishima cyane urakoze nitwa Madiba ariko mu mazina bashobora kuvuga ngo na abanyarwanda cyane yes ni Muhirwa Sharifu ariko bakunze kwita Madiba Madiba ubwo wasanga ari wa muhanzi hari umuhanzi ijya numva witwa Madiba wasanga hari ibihangano bye ukunda turaza kugenda tubiganiraho cyane hanyuma abakunze ba Elifam Media uyu munsi tugiye kuganira nkuko mwabyumvise aba bavandimwe yaba Asumani yaba Sharifu cyangwa Madiba mwabyumvise ko ari abagabo barubatse bavuye mu cyiciro cya kindi bita cy'abaseribateri hanyuma ariko bageraho barashaka bamaze gushaka baba abapapa hanyuma turatangira tuganira wenda mpere kuri Asumani urakuze ugeze imyaka 18 uvuye mu bana ufashe icyemezo cyo gushaka ese iyo utekereje ukiri single utarashaka ukabihuza n'ubuzima wagiyemo maze gushaka hari ukuntu wabigereranya no kuvuga ngo muri make nkiri single mbigeranyeje nuko ubu bimeze maze gushaka nkiri single byari bigoye cyane pe gusa hari
aho ubuzima buryoha n'iki ko hari ibintu byinshi ubasha kunyuramo utapfa kujya uri umuntu wubatse ariko mvuze ngo ngiye kubigereranya nkompare hagati yabyo byombi ubuzima bwiza ubugira wubatse urugo ufite umudamu ufite abantu ufite abusangira nabo ufite abo wenjoyingana nabo banyabo muri kumwe ngo ni famiye yanjye. So bivuze ngo abantu bakiri singo bafite ubwoba bwo gushaka wababwira ngo binjire ni amahoro. Uvuga ngo umuntu ukiri singo ufite ubwoba bwo gushaka nje namubwira ngo ni amahoro. Ni amahoro apfa kwiha intego amara kwiha intego gafata umwanzuro akagira uwo bazarwubakana muzima mwiza utekereza neza ibintu ni amahoro ibintu byose bigenda neza. Yes, abakunzi ba Rifa Media bakiri singo reka mbivuge n'ijwi riciye bugufi mbabwire ngo Asumani aragize ngo mwigira ubwoba kubera ko nyuma yo gushaka ugira ubuzima bwiza. Hanyuma Madiba wowe iyo ugereranyije mbere ukiri singo utarashakana nyuma yo gushaka ubonaho ubuzima bwiza kuri wowe buhagaze ari ese ni mbere yo gushaka cyangwa ni nyuma yuko ushatse? Ya murakoze. Iyo ushatse hari ibintu byinshi bihinduka kandi mu guhinduka kwabyo buri muntu wese arabibona. Nk'ubu ngiye ntarashaka nahuraga n'ibigeragezo byinshi cyane ariko aho maze gushaka ngubu ndajya mu kazi nkamenya ko ufite inshingano. Mbere nabashaga kujya mu kazi nkavuga ese ko ngewe ibyo nabonye bibasha kuntunga waje ntagaruka nkabona ibindi nanabimaze ariko bakakanya ndagenda nkavuga ngo hari umuntu nasize ukavuga uti saha zo gutaha zirageze nakumva telefoni isonye nkavuga ati wasanga ubampamagaye abonye nakererewe gutaha wabona amasaha akuze nawe ukavuga uti reka mpamagare mbabwire ngo ndaza nkereweho gatoya bivuga ngo inshingano wumvise ko ari ngombwa. Ni inshingano ni ngombwa ariko nawe zigufasha gutera imbere zigufasha kwiyubaka ukanasobanuka kumva ko hari ibintu byinshi bikureba kandi iyo ufatanyije n'Imana n'ubushake byose birakunda. Ya urakoze cyane rero abadukurikiye barumva ko abari bafite ubwoba bwo gushaka bumve ko bishoboka. Rero impamvu twe tuvuze ibyo ngibyo bakunze ba Rifa Media hari ikiganiro tugiye kuganira n'aba bavandimwe kivuga ngo ese ni biki bikwiriye hagati y'abashakanye nizihe cyangwa se ni biki abashakanye bakwiriye gukora bakwiriye kwitaho cyane by'ingenzi kugira ngo kubana kwabo kugende neza. Hari ibyo turi buvuge byose ntitwabivuga ngo tubisoze ariko turaza gusoza kino kiganiro hari abantu bari kumva ababikora sava abatabikora babikore n'ababikora bakomeze babikoreho neza. Hanyuma ndahera wenda kuri Asumani abashakanye hari ikintu bita communication cyangwa se kuganira hagati yabo guhanahana amagambo cyangwa se communication yagutse wowe ubyumva ute uburyo communication hagati y'abashakanye kwiriye kuba kimwe mu kintu gikwiye kwitabwaho? No kuvuga ngo kuri nje ibiganiro bihagije ibiganiro bihoraho hagati y'abantu babiri bashakanye ni ngombwa cyane kuvuga ngo uwo mwashakanye iyo hagati yanyu mwembi mutaganira shitani razi kaganiriza umwe ku giti cye icyo kintu uracyumva? Ndacyumva. Shitani iganiriza umwe ku giti cye byari ikamubwira ibye ikaza ikajya kundi ikamubwira ibye hagati yanyu rero hazamo gushwana irabagonganisha irabasopanya. Kuvuga ngo ibiganiro hagati y'abashakanye ni ngombwa kuko mu biganiro byanyu niho mukemurira ibibazo byanyu niho mwihanganirana niho mubabarirana niho mupangira imishinga yanyu y'ejo hazaza niho mushobora kuvuga muti abana bacu tubigenze gute umwana wacu azajya kwiga aho yazajya kwiga ubushobozi bwacu bumeze gutya ese dukora iki kugira ngo dutere imbere dukora iki kugira ngo tutazabona minerivare y'abana dukora iki kugira ngo twubake
avenir yacu tutegure neza, tutegura avenir urugo rwacu izaza imeze neza, tugira ubuzima bwiza, tugira iterambere. Uvuga ngo ni mu biganiro ho byose, ni mu biganiro niho bibera. Iyo mutaganira rero haba hari ikintu kibura mu rugo rwanyu. Yes, urumva ko kuganira ni ishingiro rya byose. Noneho muri kwa kuganira wenda wagira ikindi utubwiraho. Kuganira ni kimwe ariko no kumvana ni ikindi. Hanyuma bashakanye ni gute bakwiriye kumvana badahangana. Impamvu mbivuze usanga hari igihe abantu baganira bimbi cyangwa se bya biganiro biba bihari, hako ugasanga umwe arashaka ko ibyo ari byo byumvikana. Ni gute cyangwa se hakorwa iki kugira ngo abashakanye nubwo baganira ariko banongeremo kumvana cyangwa se kumvikana, hatariho kuvuga ngo hari igihe umuntu ashobora kujya gukora ikintu, wenda umugabo akaba yaravuze ngo tujye kugura ikibanza, umugore ati hoya nge ndumva tutagura hariya. Noneho yageraho ataho kwiteranya ngaho tugende tuhagure. Ibintu bibaho ni bibiri. Iyo wenda nk'umuhanda uje ugacamo, umugore ashobora gusigara avuga ngo ariko narakubujije ngo urananira. Nibibaho. So rero hakorwa iki kugira ngo habeho ubwumvane nubwo hariho ibiganiro ariko banumvane, donc baha agaciro k'ibitekerezo bya buri wese kabeho. Ukuvuga ngo icyakorwa nuko buri wese yakumva ko atari we kampara w'ikintu, kampara w'igitekerezo runaka yatanze. Habeho ubugororangingo. Ukuvuga ngo nimba ntanze igitekerezo cy'ikintu twakora, banze urebe point negative zacyo na point positive zacyo, ikintu gifite mu cyumvikano, murebe ibyiza bikirimo, nimba ari byo byinshi muhurijeho, icyo kintu gikorwa. Nimba mubona harimo ingaruka zitari nziza arizo nyinshi, icyo kintu mukireke, mwumvikane. Ukuvuga ngo hagati yanyu iyo mwumvikanye mukaganira ku kintu mukakinonosora, umwe ntiyigera nk'ari kamara w'ikintu, kuko buriya ni naho n'umujinya uzamukira. Iyo nimba tuvuge nimba umuntu ari umugore wanjye akambira ikintu simwumve, umujinya urazamuka. Mu biganiro byacu rero niho tugomba kumvikana, tukumvana, umuntu wese igitekerezo cyatanze undi akacyumva, tukakiganiraho, tukagikorera ubugororangingo, tukareba ikiza cyacyo, tukagikora. Yes, urakoze cyane rero Asumani. Abakunzi ba RFA Media, murumva ko itumanaho cyangwa se na communication muri rusange birakenewe kugira ngo hagati y'abashakanye bagire iterambere. Reka mvuge ngo kuri Asumani ni kwa byumva, nawe ufite uko byumva, ariko uko byagenda kose harimo kuri. Rero abashakanye cyangwa se ababana mukwiriye kuganira ku bijyanye n'ibyishimo, ibibazo byanyu ndetse n'imishinga, kandi ibyo byose bituma habaho iterambere ry'abashakanye. Muganire ku mishinga, muganire ku bibazo biri hagati yanyu, ndetse munaganire no ku byishimo kuko nabyo birakenewe. Hanyuma mbaze Madiba, umeze neza? Fresh. Hanyuma ugira gutya ubugize urukundo ujya gutereta cyane. Byari byoroshye? Byari byoroshye, ariko bura gufata uwo mwanzuro hari igihe biba ngombwa ko ubimarana igihe kirekire cyane. Abantu benshi rero muri iyi minsi baragira bati umuhungu araza akagukunda, akakwereka urukundo, akarara guhamagara, akagusohokana, ngo ariko yamara kukugeza mu rugo ngo urukundo rukaba ruragiye. Ubundi abashakanye muri rusange ni gute bagakwiriye gukomeza gusigasira urukundo rwabo kugira ngo rushinge imizi? Kuko bamwe baravuga ngo agukunda ukiri inkumi, ngo akagukunda ukiri umusore, ngo ariko mwamara gushakana ngo akaguta cyangwa se urukundo rukagenda. Ni bivugwa. Ako twirebera abashakanye ni gute bakora iki kugira ngo bakomeze gukundana, rwa rukundo buri wese yumva kunze undi. Hakorwa iki, twabigenza gute? Urakoze. Bira byose rero biva kuba wafashe umwanzuro wabanje kubitekereza. Ni ukuvuga ngo za nyungu ubona mu gushaka nizo ziguha kwicara ukaganira n'uwo mwashakanye, ukamugisha inama, akakugisha inama, ntuve mu rugo utamusezeye,
umunsi byanze ukamubwira byanze bikunze urugo biragenda rwose biragenda ugasanga nk'igihe wagiye mu kazi uramuhamagaye uramubwira ati kinyamara buriya uyu munsi ushobora kukuzanira akantu kakagutungura. Yego. Ushatse kuvuga ko bashakanye bajya bahana impano cyangwa biba byararangiye kera? Impano zihoraho. Asuma, ujya uha umugore impano? Ni ukuvuga ngo njyewe umugore wanjye impano iwanjye zirahahora, duhora twenjoyinga twebwe abana. Ni ukuvuga ngo buriya akantu gato navuga kuri icyo kintu, twebwe abagabo n'abagore ntibanyumve nabi. Ni ukuvuga ngo iyo ushatse umugore mukabana mu rugo, uvuga ngo abahanga babihaye iminsi 90. Iminsi 90 irahagije kuba wowe ubana n'umugore wawe wamushatse n'ushaka kuba warashatse iminsi mondiale. Iminsi mondiale uri kumwumva mwiza ubugira gute ni imico ye cyangwa imyitwarire ye mu minsi 90 niyo ituma ushobora gukomeza kumugira santima, gukomeza kwifuza kubana nawe. Abana mwabyaranye se iki se nibyo bishobora gutuma ukomereza kugira santima zo kugumana nawe, kumwifuza kubana nawe. Ariko imico ye n'imyifatire ye n'imyitwarire ye n'uburyo gufata mu rugo n'uburyo yita ku rugo rwe nibiba biri hasi, birahagije ko wamuhaza uri gushaka nawe undi mubi kugira ngo ari we mwibanira. Kuvuga ngo rero umugore icyo inama namugira, nimba ubanye n'umugabo ko wabusa wireba ngo ndasa neza, menya inshingano zawe mu rugo, n'umugabo menya inshingano ze mu rugo, yite ku rugo rwe nawe wite ku rugo rwawe, mwese hamwe mufatanye musigasira urugo rwanyu, murwubake rukomere rutere imbere ruzamuke, mubyare muheke hungu na kobwa. Yes, hanyuma Madiba ugikomeje urukundo si amagambo nkuko wari uri mu bivuga, wewe waruvuze ati nkataha na kado nkuko wabikoraga kiri umusore, ariko se wabwira icyo abagabo baraho yumva ko nyuma yo kugeza umugore mu rugo byarangiye kubijyanye n'urugo, akumva ngo byararangiye? Kina abo bagabo nababwira buriya gushaka n'indi tapo kugezeho. Ni ukuvuga ngo nimba ari indi tapo bugezeho, bisaba ngo uhinduke n'imibereho wabagaho. Ariho hahandi bwa mbere navuze ngo nimba watahaga saa 5 cyangwa ukaba watahaga saa 6, menya ko hari umuntu uri mu rugo uri buhasange. Yes. Gerageza basi uhagere kare bijyanye n'akazi ukora. Yego. Nuramuka utahageze uvuga impamvu. Kuko nusubira kugenda muri bya bigare by'abantu bagushukaga, buri umuntu utarashaka nyine byanze bikunze, ashobora bamuhamagare yaritaba akagenda. Yaritaba, ushobora no kuvuga wageze mu rugo ukahava. Nanjye byajyaga bimbaho, umuntu akampamagara nkava mu rugo ngasubirayo, kandi ugasanga ikintu nkurikiye nta nyungu gifite. Ariko ni ukuvuga ngo umugore urabanza ikintu cya mbere ukamwereka ko uhari, ukamwereka ko igihe agukeneye akubona, kandi zake wamuhaga ntizirangire kuko ukazongera. Ese ubwo uzabana n'umugore amara icyumweru utaramubwira ngo uramukunda, kandi buri munsi mu gitondo uramubwira ndagukunda, saa 6 ndagukunda, rimwe bitewe n'akazi ukora ukinyabya inyuma ukavuga sheri ndagukunda, agatelefone ka buri kanya. Ariko umusize mu rugo, ni nk'ubusize mu rugo se. Biragoye. Ngewe rero ubwo ngubwo ikintu navuga ati mwebwe nimwiteho abadamu banyu. Donc yongera muhekeya, yongera zongere amwereka urukundo kuko ruratsinda, we kumva yuko ngo kuba waramugejeje mu rugo byararangiye. Ni nicyo cyizere cya mbere. Ibyo tuvuga kandi bibe ku bagabo bibe no ku bagore, ntabwo bireba umwe kuko twavuze ko bireba abashakanye. Hanyuma Asuma, uvuga iki kubijyanye no kwizerana hagati y'abashakanye? Biragaragara ko muri iyi minsi kwizerana hagati y'abashakanye biri kugenda kuri bamwe bikendera. Hahandi ushobora gusanga mu rugo hari amakamera, atari uko ari kamera zo kugira ngo abajura bazaze bababone, ahubwo ni kamera ivuga ngo nzajye menya baza mu rugo kugira ngo
kwizerana hagati y'abashakanye ni gute byakubaka urugo cyangwa umuryango muri rusange? ni ukuvuga ngo mbere yo kugira ngo hazeho gukekana mugomba kwizerana. Kwizerana nicyo kintu cyubaka. Yahajeho gukekana urugo ruba rwapfuye. Uvuga ngo mugomba kwizerana ubundi mukizera Imana. Buriya umuntu kugira ngo ujye gufata umwanzuro wo kumushyira mu mago mushakane mubane nuko babanze wamwizeye imbere. Komeza umwizere rero. Hari urukundo, hari impamvu yatumye mushaka, hari impamvu yatumye mubana mu rugo. Hagati aho nukuvuga ngo nimba mwabanye, ubanye n'umugore cyangwa ubanye n'umugabo, we mugore uracyabona ni wa muntu ukigendera mu nzira z'aba ex yataye kera, wa mugabo ni wa muntu ukivugana n'aba ex be n'iki, cya cyizere ntago cyapfa kuza, ntago cyapfa kuza. Kandi ukibona kagikururukana n'abantu ba kera, agifite ikigare n'abantu ba kera, namenye ko yubatse, namenye inshingano z'urugo, amenye ko cya cyiciro yakivuyemo, afite umuntu babana, afite urugo yubatse, ari rwo yitaho, ari rwo afite gutekerereza urugo rwe, ibindi akabyihorera. Vuga ngo nihazaho nihava ibyo bintu byo gukekana, ukareka ibyo bintu byo kuvuga ngo ngiye kugendera mu ba ex, ukamenya ko wubatse urugo n'iki, n'umugabo wawe azakwizera, umugore wawe azakwizera, mwubakana urugo rukomere nta kibazo. None se ndi umugabo mu rugo, urabona haje za smartphone, nta muntu kuri iki gihe abantu bose bafite ama smart. Nashyizemo password umugore wanjye atabasha kubona. Nuvuga umuntu aramamagara cyangwa nimba afite icyo ashaka kurebamo, arajya kunzana ngo mukuremo password cyane, nabwo sinira nayibuye. Ikizere kizafa he? Nta kizere azanyeka ibindi. Ariko nimba password ya telefone yanjye ayizi, nawe ibye mbizi, ni gute nta mwizera? Ako iyo gukekana bitariho, mukizerana, musenga Imana, ibintu byose bigakorera kagenda neza. Ya urakoze cyane rero bakunze ba RFM Media, abashakanye by'umwihariko n'abatarashakana, izi nama zirabareba birumva. Ugasanga rero izo nama uwo zireba wese akwiriye kuzishyira mu bikorwa, kubera ko uyu munsi nturashaka ariko uzashaka, ariko waranashatse uzi utarashaka cyangwa se washatse utabyubahiriza, kumugira inama biremewe wowe ukurikiye kino kiganiro. Hanyuma hari ikindi kintu kijya kibaho Asumani, nicyo nayo kuvuga kuri bwa bwizerane. Urasanga muri iyi minsi umuntu ashobora gufata misiyo wenda bitewe n'akazi akora, agiye kumara umwaka atari mu rugo cyangwa se amezi 2 cyangwa 3, yaba umugabo cyangwa umugore, ariko yagaruka, bamwe numvise ngo mbere yuko bajya gukora za nshingano z'abashakanye, arabanza akakubwira ati rero nta wamenya, ati kuko ntari ndi kumwe nawe, tubanze kwa muganga. Sinzi niba uri kubyumva. Bivuga ngo yego twarashakanye, ariko hashize amezi 2 wenda uvuye mu gihugu runaka, nanyu nsigaha. Umwe muri bakavuga ati reka tubanze kwa muganga babanze baturebere. Icyo kintu cyumvuti hagati y'abashakanye. Ko numva wagira ngo kiragukanze nkaho utigize cyumva. Urumva ntago yizeye niba ataramuciye inyuma. Kavuga ati rero ubuzima burahenze, tubanze tujye kwa muganga. Umwe muri bo hari igihe umwe abyumva agahita avuga ati uyu muntu utanyizeye bimeze bite. So sinzi rero kwizerana hagati y'abashakanye nabyo birimo, ariko ugasanga hari ama points amwe kwizerana byanze. So wagira icyo ubwira abantu batizerana cyane cyane kuri iyo ngingo? Kuvuga ngo ikibazo gihari, rubanda nyamwinshi baragisangiye. Hari amagambo bari hanze haba yaragiye yumva, iyo ari hiryo hakuryo, hari abantu bavugana nabo basigaye inaha, baramuha amakuru amwe namwe. Abenshi bashaka no kubasenyera, no kuvuga ngo
ntabwo ibintu twese byose twumvishe tukwiye kubishyira mu matwi ngo tubyumve tunabitekerezeho tubihe umwanya mu mutima wacu. Ibintu byinshi wumva ko hari abashaka kubasenyera, hari abashaka kubatandukanya, cyane cyane twese bitubaho muri iyi minsi. Umugore wawe cyangwa umugabo wawe agiye hanze nko kwiga cyangwa agiye gushaka ubundi buzima, cyagiye muri misiyo y'akazi runaka, abatishimiye umunezero wanyu n'umubano wanyu basigaye batanga amakuru kuri umwe ngo yagiye aha n'aha ari kumwe n'aba cyangwa we mugabo baraguha amakuru apfuye gusa. Ntabwo ukwiye kuyaha agaciro rero, nta no gukwiye kuyitaho. Ugomba kwiremamo icyizere ukumva ko umugore wawe ibyo arimo n'ibyo yagiyemo, kuko nta motifu na zimwe zigaragaza ko ibyo yarimo atari ibyo arimo. Ni amagambo gusa, ni amagambo gusa. Iyo uhaye amagambo agaciro mu rugo urasenya, ntabwo wicyubatse. Amagambo ntabwo ajya yubaka. Kandi ikigeragezo kimwe cya mbere abantu bahura nacyo bamaze gushakana ni amagambo hanze. Abenshi ntabwo baba bishimiye urugo rwawe. Gira amahirwe rero uhita utera imbere, uzamuka ubona uranezerwa. Ibigeragezo bya mbere nabyo ni abantu bashaka kubasenya, badashaka kumwubaka, bumva ko mwatandukana, kandi ntabwo ari byiza pe. Ntabwo dukwiye gutandukanya abantu. Imana niba yarabahuje, wowe urabatandukanya nkandi. Wabaretse bakazatandukanywa n'urupfu rwabo, urigira urupfu nkandi. Ugiye kwigira urupfu hagati y'abashakanye, ubabaza iki? Wabihoreye. Urivanga mu byabo, nta kintu biri bukumarire. Hari iyo ziri mu byago ugasanga abantu bafite imitima ikomeye, bafite gutekereza, bafite kubahana, ibyo barabirenze rwose. Ugasanga uravomera nyuma yahuye n'imbaruko, ariko bavuga sinzi. Yes, rero kwizerana ni ngombwa. Abakunzi ba RFM Media, reka abashakanye mugire icyizere hagati yanyu. Ni byiza ko umuntu avuye hanze, yego hashize amezi 5 mutabonana, ariko biteye isoni n'agahinda kumva kumwe atizeye undi ngo nuko ubuzima. Urumva ashobora no kujyayo ari uko atabikunze, ariko niba nta kintu yakoze. Reka nkubaze Madi, nk'ubu wavuga ngo waribye, akanavuga ngo ibyo wibye wabibitse mu nzu, kandi wowe ntiwibye, bakaza no kugusaka nyuma y'uko babibuze, uriya muntu wagushinjije biriya bintu buriya wumva ko yakwizeraga? Murakoze. Uriya muntu nta cyizere bagufitiye. Cyo nicyo cya mbere. Kandi uko byakagenda kose hari impamvu yatumye gushinja. Niyo mpamvu rero wowe ukuri iko bagufata. Yego. Nimba nta cyizere muri societe ufite, byanze bikunze hari n'ushobora gukora ikosa rigahanirwa wowe. Kubera cya cyizere gice bagufitiye. Ariko icy'umwihariko umuntu agushinza hari impamvu agushinja. Icyo nababwira. So rero abashakanye mugirenane icyizere hagati yanyu. Hanyuma ariko nubona na mugenzi wawe atakwizeye, reka nkugire inama ikomeye cyane. Ntuzabyuririreho wumva yuko wabimwangira, kubera ko kwizera buriya nabwo ni impano. Hari igihe ushobora kuba warashakanye n'umuntu ntakwizere bitewe n'impamvu nk'uko Madiba bivuze. Wowe utizerwa ntibizakubera intandaro yo gusenya, ahubwo gerageza ukora ibintu bituma wa muntu agira gute akwizera. Reka nkubwire ngo akenshi na kenshi iyo bagushinze ibintu ukajya kuburana cyane, ntabwo ari inzira nziza. Ahubwo uzagushinze ibyo udakora, gerageza umutsindisha ibikorwa aho kumutsindisha guhangana. Madiba, ukomeje wenda gatoya wagira icyo ubwira abashakanye ku kunyurwa. Kunyurwa n'uwo washatse, kunyurwa n'ibyo mutunze, kunyurwa uko mubayeho, kuko mwizeye ko iterambere rizaza. Hari abantu bashakana bari bakennye, bagakomeza ubukene bukasa nk'ubu bakomezaho gakeya. Umwe mu bashatswe yahura n'undi nk'uko Asumani yabivuze akamureshya, wenda akajya avuga atari ku bundi kuki unashatse Asumani akaba nta modoka aramba,
Asumani ko namushatse abandi barimo barubaka njyewe ntarimo anyubakira kandi bwa bufatanye twavuze bwagakwiriye ugasanga abonye nk'umuntu hariya umutereta niba ari umugore ufite inzu ufite n'imodoka akumva ni washatse ntago aranyurwa abashakanye twabagira nama kintu kijyanye no kunyurwa hari icyo wababwira inama ya mbere nabagira nkatwe tubirimo tuba twarabigiyemo inshuro nyinshi nta n'ikintu dufite ariko uko umunsi ucya uko bwira bucya ni kubona hari ikintu kigenda kiboneka kandi biva kuki biva kumvikana biva ku cyizere niho hahandi twavugaga ngo icyizere nicyo cya mbere igihe ufashe umwanzuro wo kuvuga ngo ndashatse shaka ubirimo kandi na wa wundi ushatse nawe aba birimo kuko iyo mubirimo mwese murafatanya ibintu bikaza kandi noneho n'ingufu ntimumenya ahantu ziturutse kuko muba mufite ubushake ikintu cya mbere ni uguhatana ugakora iyo ukoze ibintu biraza kuko buri inkono ihira igihe yes inkono ihira igihe cyo gushya iyo kigeze irashya ebana kandi yihiye ibirimo biraribwa ibihiye kabisa Asumani urumva umeze neza ameze neza cyane bamwe bakavuga ngo imbabazi zaratakaye hagati y'abashakanye ko umuntu ari umuntu nta muntu bavuga ngo w'intungane uriho habaho gukosa ese birakwiriye yuko abantu bashakanye batunga imbabazi muri bo tubabwira iki ku kintu cyo kubabarirana ni ukuvuga ngo gusaba imbabazi cyo kigomba kuza mbere buriya abantu benshi nubwo tubona ko cyane ntabwo tuzi gusaba imbabazi nk'umugabo akihagararaho nkanjye ntakubeshye ntarashaka sinahenze gusaba imbabazi ariko reka nk'ubuhamya bw'akantu gatoya kuvuga ngo twavuze byinshi ako buriya nanjye nkubwira gutya madamu wanjye yigiye hanze ntabwo tuba turi kumwe igihe kinini urumva bya bigeragezo byose duhura nabyo ariko bitewe n'uburyo tubirembanyemo n'icyizere twanemanye tubasha kubicamo kandi tukagumya dushikamye kuvuga ngo rero ikintu bita gusaba imbabazi ikintu nakivugaho ni kera nyiri umusore ntabwo nahenze gusaba imbabazi numvaga ko umwanzuro wanjye ari uwo igitekerezo cyanjye ari icyo kigomba kumvikana nyine nkumva ko icyundi ariko maze gushaka Imana igihe umugisha umugore wanjye niwe wanyigisha gusaba imbabazi ni ukuvuga ngo inshuro nyinshi ntibazagire ukubeshya ntazibana zidakomanya amahembe abantu ubona bishimye banezerewe ariko buriya hari agacamo hagati yabo bataza ngo bakubwira ariko kajya gacamo abana hakaba nk'akantu kabaye gato tukaba turashwanya tukavugana nabi tukabwirana nabi n'iki ariko ari nge byaturutseho nkabona hanini nge byaturutseho ariko madamu wanjye nkabona aciye bugufi yaraje arambwira ati mugabo mwiza ndagusaba imbabazi rwose mbabarira kugira ngo ubuzima bukomeze bigende byabaye rimwe kabiri gatatu kandi nkabona ni nge byaturutseho ni nge wabaye impamvu yabyo nkabona araje ansabye imbabazi nkitekerezaho ariko se kuki umuntu ni nge wabaye impamvu yo kugira ngo tuvugane nabi n'iki ariko araza akansaba imbabazi kuvuga ngo arashaka amahoro mu rugo rwacu arifuza amahoro mu rugo ni gute ntayamuha rero nge ntayamwima guhera icyo gihe akantu gato agakosa gato nanjye kangu nagwagamo nihutiraga gusaba imbabazi nkamwegera nkamusaba imbabazi tukababarirana ubuzima bugakomeza ibintu bigakomeza bikajya mu buryo bikagenda neza imbabazi rero nicyo kintu cyubaka urugo gusaba imbabazi uzisabye nawe akakubabarira akakumva kuko ntago turi abamarayika tubanze tubyumvikaneho hari agakosa ugwamo utana gateguye ugashiduka ukaguyemo
duto tutugwamo tutabiteguye ugasanga muvuganye nabi cyangwa bigenze gutya na gute. Ibi nimba biguye mu ihutire gusaba imbabazi mugenzi wawe, mukomeze mubane neza, mubane amahoro, Imana ibafashe bigende neza nta kibazo. Gusabana imbabazi hagati y'abashakanye nicyo kintu cya mbere. Umuhembye umugenewe umushahara, we hirirwa urebe kuntu ibintu bipfa, kandi uzi ko umugore ashobora kubara n'umwanya wo kuryama ku manywa, kandi uvuga ngo nta kazi agira yirirwa mu rugo ku manywa, ntaryame ntaruhuke, ugasanga aracyari muri wa munaniro n'iki, ugataha umutuka, ugataha umubwira nabi ngo nta kazi agira, ntacyo bakoze, ntacyo winjiza muri urugo n'iki. Bari abagabo bisubireho, bisubireho. Bari abagore birirwa mu rugo nabo bafite akazi gakomeye cyane kurusha nambere ujya gukora mu rugo, haba akazi gateye ubwoba. Abagore barakora cyane. Yes, murakoze rero abakunzi ba Rifa Media, muri kumwe na Esteo, turimo tugana ku musozo, turimo tuganira cyane cyane ku bijyanye n'ibyakorwa kugira ngo hagati y'abashakanye bakomeze bagira umubano mwiza cyane unejeje. Tugiye gusoza tugira duti, hari abantu bashobora kuba badukurikiye ariko ingo zabo zijegajega, barumva barabihiwe, barumva urugo rwarababihiye kandi bari bishimye kugira ngo bashake. Turababwira niki wababwira? Ijambo rimwe, yaba Madiba aragira icyo ababwira ryo kubahumuriza no kubakomeza, na Sumana agira icyo ababwira, ubundi twisoreze ikiganiro cyacu. Twavuze ibyiza ariko twumve yuko hari n'abahari babihiwe n'urushako kandi bari bishimye, bari kumva ubwabo bana bivamo. Uwo muntu Madiba aragira icyo amubwira cyangwa icyo ababwira, na Sumana agira icyo ababwira, ubundi twisoreze twigendere. Hari igihe icyo twamubwira uyu munsi cyatuma yongera kuryoherwa mu rugo rwe. Ngiye ikintu kimwe navuga ku bantu babihiwe n'urushako cyangwa abantu babona bitagenda neza, inama imwe nagira nk'uwo muntu, nimba ubona umugore wawe cyangwa umugabo wawe hari ibintu byinshi mudahuzaho, afite imico mibi, imyifatire, imyitwarire y'iki mu rugo, mbega ubona ntago muza, ntago bigenda neza, hari igihe nawe uba uri impamvu yo kugira ngo ibintu bikomeze bipfe. Hari igihe nawe umubera impamvu yo kugira ngo agomeze amere nabi, agomeze agume muri bwa buyobe. Ese umuhaye amahoro ukagerageza ukamubanira neza, ukamuganiriza, ukamwereka ikibi cy'ibyo arimo, utagiye kumutuka, utagiye kumuhabya nimba ari umugore wawe cyangwa nimba ari umugabo wawe ngo umuteshe umutwe muhoze ku nkeke, yiriwe muri stress z'akazi n'ibyo ngibyo n'iki, araje umushyize ku nkeke. Hagati aho we mugore nimba umugabo aje ukamuhoza ku nkeke, umubwira nabi, wiriwe muri ibi, wiriwe muri hagati aho afite agenda bakamubwira kajwi keza, bakamubwira utuntu twiza n'iki, noneho nawe mutima arabagiramo rimwe, arahererayo rimwe. Ese ugerageje ukamubanira neza, ibyo akora byose ihangano, tuzuvumire umubanire neza, nawe ubwe azageraho yikubita agasajya yaraherebe, se uyu muntu mpemukira, uyu muntu nitwaraho gucya buri munsi, imyitwarire yanjye nanjye si myiza, ndi impamvu yo kugira ngo amahoro abure mu rugo rwanjye. Ese uyu muntu uko ndeba mubangamira buri munsi, wagerageza nanjye nkitwara neza. Wowe umubera ishuri, azakwigiraho byinshi, ubu usange we musabire kumana gusa witurize, wumubanire neza, Imana izamugara mu buryo utazi, usanga arahindutse, abaye na mwiza kukurusha, abaye na mwiza kukurusha. Ariko please ukomeza kumuhata intonganya, kumutesha umutwe kugira gute, bituma ahubwo bya bindi arimo bigumiramo rimwe. We mubanire neza, urebe kadahinduka, kora neza, we wikora nabi, winigana, we mubere ishuri, nisa azakwigiraho iki. Nimba nkubwira ngo buri muntu wese afite icyo yigira ku wundi, ibintu byose bikubera isomo, ubuzima unyuramo bukubera isomo, ubuzima unyuramo bukubera inyigisho, ibyo ubona ahandi mu baturanyi he hose bikubera isomo. Ibintu byose baho kubera impamvu, aho kugira ngo bitwigishe. Gerageza rero binyuremo, gerageza ubinyuremo kandi ubinyuremo neza, byitwaremo kigabo. Yes, Madiba, twamubwira iki uwo muntu wumva ko yabihiwe
cyangwa se yumva birangiye yumva yabivamo? murakoze. Uwo muntu ikintu twamubwira ko byakagenda kose bavuga ko umusingi w'urugo ari umugabo. Buriya gituma umusingi w'urugo ni ugushishoza. Ni ukuvuga ngo nimba ubona ko wowe ubwawe wihebye kandi ari nawe ugomba kubigarura, shakisha ahantu ibyo bintu biva. Numara kubona ahantu biva, umugore ashobora kuba ikibazo, nawe ushobora kuba ikibazo. Ariko nimba umugore abaye ikibazo, wihubuka, cisha bugufi. Kuko nujya hejuru nawe akajya hejuru, aragumya kubera ikibazo. Ikintu ugomba gukoresha, we ihangane ubane nabyo. Kandi uko uri umuyobozi, umuyobore neza. Wigire nkaho we ibyo ari gukora ushobora kubyihanganira. Umugore nawe nk'umuntu utekereza arareba akavuga ese nimba njyewe ndi kuba ikibazo mu rugo, kuko buriya ari ikibazo nawe babibona reka. Hari ukuntu umuntu agira ingeso, ariko ingeso ikanga gupfa. Ya ngeso bavuga ngo ipfa nyirayo uko yapfuye. Nawe ushobora kugira ingeso nawe ikanga gupfa. Niyo mpamvu nababwira rero, nabagira inama nkababwira ati wowe nimba utari ikibazo, ntabwo aka kanya nabagira inama yo gusenya, ahubwo nabagira inama yo gukosora, yo kumufasha nawe gukosoka akagaruka mu murongo, kuko icyamuzanye abakizi. Nubwo yagica ku ruhande, ariko ntibivuze ko abatakizi. Ni ukuri pe. Ntumuhe inama, ntumusohore ngo ajye kugisha inama hanze, ubwo ukamwiha wowe ukaba umujyanama we. Yes. Mukabikemurira mu nzu. Kuko iyo mwiteje abantu n'ubundi uko byakagenda kose ibintu byose birabapfa. Niyo mpamvu rero navuga ngo wowe gerageza ureba ibintu bipfira ubigarure, kuko uri umugabo nyine. Nicyo kuba umugabo bivuga. Yes. Abakunzi ba Reform Media, mwakoze cyane kubana natwe. Wowe wakurikiranye kino kiganiro, narindi bongirana na Asumani na Madiba, wakoze cyane kandi nizera ko wungutse byinshi. Waba wagikurikiye uri umumama, waba wagikurikiye uri umugabo, uri umusore, uri umwana, izi nama zose tuganiriyemo zizakugirira umumaro ndetse zitembe kubawe bose. Reka rero nsoze mvuga ngo wowe wumvise kino kiganiro wafunguye Reform Media, gera no kuri Reform Music Label, urasangaho indirimbo nziza cyane yitwa Nzamuramutsa, n'indirimbo yakozwe na Zahabu Agnes afatanyije na Makanyaga Abdul. Iyo ndirimbo urayisanga kuri Reform Music Label. Rero mwakoze cyane, Imana ibaha umugisha. Ciao, hasta